Abagalatiya ibice 2:21 simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Atubwiye ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko. Kuko niba gukiranuka gushobora kuba kwazanwa n'amategeko. Kristo aba yarapfiriye ubusa. Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Urumva niba Kristo amategeko yarakoraga mbere y'uko aza. Igihaje hari ibyo rero noneho we agiye gukora. Bivuze ngo ibyo aje gukora niba atari byo bihawe agaciro hakaguma guhabwa agaciro bya bindi bya mbere ye, bivuze ngo Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Rebera Abaroma 3:24. Igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Urumva icyatumye Imana itegeka Abisiraheli kuziririza umunsi w'isabato nuko yari bakuye mu gihugu cy'ubucakara, aho bakoraga bo bataruhuka, nyamara andi mahanga yo yararuhukaga. Aho bakoraga bataruhuka ishaka kubihera nabo kujya baruhuka, kuko ukoze wese agomba no kuruhuka. Iki cyatumye hakuziririza isabato. Ariko ibintu byarebaga amahanga yandi kuko yo yarakoraga akanaruhuka igihe ashakiye. Ibi ni iby'Abisiraheli ngo nta rindi shyanga ngo yagiriye ati. Ariko se abantu bundi barasoma bariga cyane, bivuze ngo twe ntibitureba, ntabwo bibareba, byari iby'Abisiraheli badashaka kuza. Ariko se uragira ngo ibi nibyo ndebera mu gutegeka kwa kabiri kane, noneho wumve mbamara amazezi. Noneho rero ngera kuri kimwe warubajije abavuga ko icyumweru ari inyamaswa, akavuga ko icyumweru rwose ari inyamaswa. Aba baribeshya cyane kuko icyo cyumweru cyarakoreshwaga mu byanditswe. Ebera mu Kuva 12:16 twumva uwo munsi niba barawusengagaho cyangwa batarawusengagaho. Bareke kwitiranya ibintu. Hari n'umuntu uhagarara agahangaza akavuga ngo icyumweru ngo wakibona he ngo muri Bibiliya. Reka nze mbereke ko gihari kandi abizera bagiye bagikoreraho bivuye no ku bushake bw'Imana. None se baragira ngo tuvuge dusara, byaboneka neza cyane ko uwa mbere w'isabato n'uwa karindwi ari wo sabato bakwiriye gutera. Uwo munsi barawusuzugurira iki? Umunsi Imana yatangiriye gukora. Ndebera ibyakozwe n'intumwa 20:7 twumve niba bizera bo hambere uwo munsi barawuhaga agaciro cyangwa bataruhaga. Ibyakozwe n'intumwa baronyeho agakiza. None abantu barimo barareka guha agaciro umunsi bacunguriweho, baraguma kwiyitirira ibyari byarahawe abandi. Utandukanye ibi. Kuki iby'Imana yahaye icyubahiro mwebwe mudashaka kubiha icyubahiro? Mureke kuyoba, banze musobanukirwe iki byanditswe bivuga. Biravuga ngo nta watanga icyo adafite. Mubanze mwicare hasi mwige musobanukirwe. Mureke gucira imanza n'abatabaka bagacirwa urubanza. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Umugisha n'amahoro biva ku Mana Data twese nibane namwe mwebwe mwese tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'Iyobokamana hano kuri Channel Umugoroba TV 1, ndetse tukanaboneka no kubimukira TV. Mwese mbahaye ikaze mu bihugu murimo mu mpande zitandukanye z'isi. Nitwa Misago Alfredi, nkaba ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza, nka musesenguzi ku bitabo by'Iyobokamana, ariko kandi ntabwo njya mbyihererana, mbatumirira n'abakozi b'Imana bafite ubumenyi ku Iyobokamana kugira ngo badufashe. Uyu munsi turi kumwe na Pastor Claude, benshi mwagiye mukunda mu nyigisho zitandukanye yagiye agarukaho aduhugura, atumenyesha byinshi mu byo tutari dusobanukiwe. N'ubundi reka tumwakire abasuhuze. Gira umugisha Pasiteri. Murakoze cyane. Imana morira barinze. Imana iracyaturinze. Imana nihabwa icyubahiro. Niyo gushimwa rwose. Inshuti zacu tubana ku Mugoroba TV 1 zarabakunze, ndetse bakadusaba ko twabahamagara mukagaruka mukongera mukabaganiriza. Yesu abaho umugisha ko mwabonye uyu mwanya kugira ngo tubashe kuganira. Reka rero n'ubundi tubasabe mwibwira abantu bashya babonetse kuri uyu muyoboro cyangwa se bahuye n'iki kiganiro ariko mwari mutarabana mu biganiro bindi. Murakoze cyane. Ku batanzi, amazina yanjye nitwa Twagirimana Jean Claude, nkaba ndi umupasitori guturuka mu matorero y'Ababatista bigenga. Murakoze. Pasiteri namwe murakoze, reka mudusengera Imana dukomeze tuganire. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru mwiza, Mana y'ukuri yo kwizerwa,
duhagurukiye kongera kukuramya tutabihatwa, turacyabikora kuko biturimo kukuramya. Tuzi neza ko uri umunyebambe kandi ko watanze Yesu Kristo umwana ukunda ngo umukiza abari mu isi kugira ngo abanyantege nkeya nkatwe, abanyabyaha b'indembe nkatwe tumuhabwe impano. Tuzi ko yapfuye urupfu rubabaje, rwa rupfu rw'agasuzuguro, urupfu rwo gutereranwa, urupfu rumeze nk'urw'umuntu utagira uwe kugira ngo abashe kutubona. None uyu mwanya turiho turi bazima, turahimbaza izina ryawe ryiza ryatwiringije. Kuri iyi saha y'umunsi rero tugeze mu mwanya mwiza wo kwinjira muri cya kiganiro. Twagusabaga ngo umwuka wawe wera amanuka ayobore kandi abe ari we uvugana n'abantu bawe. Tuguciriye bugufi, garagara uvuge, twebwe dutegerereze kumva icyo uvugira muri twe, kandi byose bibereho kukubahisha no gutuma abantu bawe basobanukirwa igikwiriye. Bibeho, byemezwe kandi bikomeze nanone Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Pasitoro, nk'uko no mu bindi biganiro tugenda tugaruka ku ngingo zitandukanye, uyu munsi turibanda cyane ku kintu kigendanye n'amategeko n'ubuntu. Byumvikane ko haraza kugarukamo n'isabato kuko ni imwe mu mategeko yari ariho. Uyu munsi rero hari impaka nyinshi n'ubundi mu bantu ndetse no gucirana imanza gutandukanye. Kenshi tukora bino biganiro kugira ngo tunace n'umuco wo gucirana imanza, n'abaciraga abandi imanza babigabanye kuko guca imanza ntabwo ari byiza. Hari imanza rero ziri hagati y'abanyamategeko bashaka ko bagenda bemeza ko uyu munsi twakabaye tukigendera ku mategeko yandi Imana yahaye Musa. Hakaba n'imanza hagati y'abantu basigaye bagendera ku buntu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twakijijwe n'ubuntu. Ndagira ngo muze kudufasha, ese uyu munsi mu by'ukuri amategeko n'umuntu byose bigomba kugendana cyangwa tugomba kuva mu murongo w'amategeko tukagendera mu murongo w'ubuntu? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza kandi gikunze kugibwaho impaka, aho abantu bibaza ko amategeko ari kimwe mu byavuzwe muri Bibiliya, kandi Imana igenda igarukaho cyane yerura ko ari ikintu cy'ingenzi cyakabaye cyitabwaho. Abantu baravuga batese ayo mategeko murumva atariyo yagombye kuba ari guhesha agakiza abatuye isi, kubahiriza iyo mirimo itegetswe n'ayo mategeko, ababyubahiriza bikabasha kubaha agakiza. Uruhande rumwe iyo ukurikiye wumva ko bijyanye n'uko abantu bumva, baba bumva ko ariko kuri. Hakaba urundi ruhande narwo ruvuga ruti reka mwebwe muheruka inzira muki, dore ibyari amategeko byabashije kuzurizwa mu buntu Imana yagiriye abantu, aho ibyanditswe byerura neza ko abantu badakizwa binyuze mu mategeko, ahubwo bakizwa binyuze mu buntu bw'Imana yabagiriye. Aha rero ukabaza uti none niki abantu bari bugendereho? Hakaba rero n'abandi nabo bavuga bati byombi bikwiriye kuba byubahirizwa, ari amategeko ari n'ubwo buntu, hanyuma byose bikabasha gukiza abantu. Wowe rero ukabaza uti none ubwo turakora iki? Turafata iki? Tureka iki ko bigeraho bikaducanga? Ikindi wanagarutse ku cyitwa isabato. Isabato yabaye ikimenyetso kigirwa impaka cyane rwose, kandi nayo iri muri ayo mategeko nyine. Ngo ukavuga uti dufashe tubashe kumenya ibirenze kugira ngo tubashe gusobanukirwa birutaho. Kuko birumvikana niba hari isabato hakaba hari abayiruhuka, hakaba hari intambara hagati y'abaruhuka isabato n'abaruhuka ku cyumweru. Urumva uruhuka ku cyumweru iyo yumvise uw'isabato avuga ati iherezo ryanyu ni ribi, uruhuka ku cyumweru umutima uramurya, yari nta bundi bumenyi aragira. Uruhuka ku isabato nawe iyo abwiwe ati nyamara muri guca imanza ibyo ntibikigenderwaho, nawe aravuga ati karabaye. Ibyo byose rero muradufasha tumenye umucyo wabyo. Yego, ibyo nibyo. Buriya iyo ugarutse ku bantu bavuga ko isabato ariyo ikwiriye kugenderwaho, baba bari guca urubanza no ku cyitwa icyumweru kuko baba bavuga ko ari umunsi w'inyamaswa.
ikindi bakavuga ko ari umunsi w'izuba, babivuga mu makuru agiye atandukanye, bakavuga ko uwo munsi nta n'ikintu cyiza cyakabaye kiwukorerwaho kijyanye n'ibyo gusenga, kuko n'ubundi wari umunsi basengagaho izuba. Ariko abasenga ku cyumweru nabo bakagaruka bavuga ko iyo sabato nayo itakabaye igenderwaho, kuko cyari ikimenyetso cyashushanyaga uwagombaga kuzaza, kandi uwo wagombaga kuzaza yamaze kuza. Igishushanyo rero ntacyo kikivuze, kuko nyiracyo yaraje kandi abasha gutangiza ibishya. Yaraje asohoza ibya mbere abigeza aho bigomba kugera, atangiza ibishya. Hagati aho rero hakaba hari impaka nyinshi zitandukanye kuri ibyo, mukaba mwifuza gusobanukirwa ikiruta kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, bamenye rwose umurongo ngenderwaho. ariko nge nabanza nkakwibariza muvandimwe Alfred, umunyamakuru dukunda kandi twemera, usobanukiwe gucukumbura ibintu cyane, wumva amategeko ari mabi Imana yashyizeho ari mabi? Amategeko ntabwo ari mabi, ntabwo ari mabi. N'ibihugu bigira amategeko, ugahita ubona ko ahubwo amategeko mu bihugu avuyeho habaho ibintu bikaze cyane, n'imibanire y'abantu hari igihe yazamo ibibazo. Amategeko mbona atari mabi. Okay, byiza cyane. Noneho reka twongere turebe, nubwo amategeko atari mabi, ese ubu wafata amategeko yo ku gihe cy'ubwami ya kera, sibyo? Yego. Abantu bakigenda bambaye utubindo, ayo mategeko ubu uyu munsi ushobora kuvuga ko ariyo akiri kugenga igihugu kugeza amagingo aya? Hari nayo wazana, cyangwa yagiye anonosorwa haza andi arenze kuri ayo? yagiye asubirwamo hakaza andi asimbura yayandi. Reka ngaruke ku bintu kugira ngo urusheho kubyumva neza. Ubu uyu munsi waba yarafashe uwafata amafaranga yakoreshwaga, hari amafaranga yakoraga icyo gihe, uyu munsi niyo akiri gukora? Ntabwo ariyo. Ayo mafaranga yari yanditseho ikinyarwanda? Ntabwo ariyo rwose. Ibirangantego byari biyariho byari iby'u Rwanda cyangwa byari iby'amahanga? Byari iby'u Rwanda. None niba byari iby'u Rwanda, kuki atari gukoreshwa mu Rwanda kandi yumva yari ay'u Rwanda? Yarangiranye na kiriya gihe. Bivuze ngo hari igihe yakoze kimaze kurangira, nayo ajyana nacyo, hatangirwa ibishya biri update bijyanye n'icyo gihe nyine. None ubu uyu munsi ariya mafaranga nubwo ariho biriya birangantego, uramutse ugiye ku isoko ugatwara agafuka kuzuye ibyo bintu byose bipakiyemo, ukagatwara ukakajyana ku isoko, hari ikintu wataha ntukiguze ayo mafaranga? Nta kintu yuzuye agafuka. Ni nako rero n'imyumvire y'abantu ikwiriye gukanguka igahinduka. Ahubwo ntekereza ko banamufunga abyitwaje cyane, yahashya ibintu, umucuruzi yari yiteguye kwishyurwa, yazira ko ari gupfobya ibigezweho bikoreshwa, akaba agikomeza gukurura ibyahashize kandi igihe cyabyo cyararangiranye nabyo. Ubwo mushatse kuganisha icyo nshatse kwerekana ni uko uruhande rw'abantu bari kuvuga ibigezweho uyu munsi aribo bafite ishingiro kuruta abagendera ku byahashize. Byose koko n'Imana yabishyizeho, ari iby'amategeko yahashize, ari n'iby'ubuntu burimo bugenderwaho, byose n'Imana yabishyizeho. Nk'uko n'ayo mafaranga yose yari yarashyizweho mu gihugu, ariko adakora mu gihe kimwe. Hari ayakoze mu gihe cyahashize, hari n'ari gukora mu gihe cy'iki gihe, n'ibindi nabyo ni nk'uko. Uracyafite ikibazo kuri ibyo? Ikibazo cyo ntabwo ndenda kunyurwa aka kanya, ntabwo nari nguhaye urugero rushobora kukwereka ibintu uko bimeze. Aka kanya ntabwo ndanyurwa, sindagira igihe cyo kunyurwa, kubera ko iyo tuvuga ibintu byo muri Bibiliya tubitwara gakeya, kuko akenshi biba bitandukanye n'ibyo mu isi, iby'umubiri by'abantu n'amategeko y'isi n'imihango y'isi. Ibya Bibiliya akenshi tubigendamo gakeya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana bamwe banitwaza riba mu butumwa bwiza bwa Matayo, niba ari impamvu
yo kurisoma nabi rivuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Bamwe bakavuga bati ni ukuza kuyakomeza, yavuze ko yaje kuyakomeza, ariko Bibiliya ivuga ko ari ukuyasohoza. Sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Noneho bamwe bakavuga bati ntiwumva ko Yesu yaje ni Matayo 5:17, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Ndagira ngo mufashe abantu hano kuko barahatsindagira bakavuga bati Yesu yaje kubikomeza. Ese koko ni ukuza kubikomeza cyangwa ni ukubisohoza? Ariko ibyanditswe bivuga ko Yesu Kristo ariwe amategeko asohoraho. None ubwo niba musohoyeho bivuze ngo amaze kugera aho agomba kugera nyine. Bivuze ngo yari ari mu rugendo arindiriye kuwaza. Igihe amaze kuza ya mategeko yari ari mu rugendo yaje agera. Yari arindiriye azasohoreraho, none yamugezeho. Yamaze kuza, ubwo bivuze ngo akazi kayo yagomba kuba akora yagakoze. Uwo rero ni ugiye gutangira ikurikira. Byumvikane ko kugera kuri Kristo ubwo amategeko yambuwe ijambo. Yego, murabidusobanurira uburyo amategeko yambuwe ijambo. Turashingira ku byanditswe. Nsomera mu byanditswe, undebere Abagalatiya ibice 2:21. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 21. Nk'uko ari amafaranga twari turimo tubona, nta n'akadomo kigeze kayavaho k'ibirangantego by'u Rwanda. Hariyo ya mbere y'intambara biracyariho rwose, ibirangantego by'u Rwanda biracyayariho, nta n'akadomo kazabivaho. Ariko ntiwayajyana mu isoko ngo yahanije n'ibindi n'ibindi. Abagalatiya ibice 2:21. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Tubwiye ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, kuko niba gukiranuka gushobora kuba kwazanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Urumva, niba Kristo amategeko yarakoraga mbere y'uko aza, igihe aje hari ibyo rero noneho we agiye gukora. Bivuze ngo ibyo aje gukora niba atari byo bihawe agaciro, akaguma guhabwa agaciro bya bindi bya mbere ye, bivuze ngo Yesu Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Ukeneye kumenya n'ahandi? Bendera Abaroma 3:21. Abaroma 3:21. Abantu bajye bareka kwitiranya ibintu. Haravuga ngo iki? Roma 3:21 tuhasanga ijambo ry'Imana rigira riti ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana. Batubwiye ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nushaka ihagarariraho. Kubera ko hari ugukiranuka kwa mbere kwaheshwaga n'amategeko icyo gihe Kristo Yesu ataraza. Noneho Kristo aziye haje ukundi gukiranuka noneho kutari guheshwa n'amategeko, ahubwo guheshwa n'iki? N'Imana ubwayo noneho Yesu muri Kristo Yesu. Nkuko Abafilipi 3:9 asome. Abafilipi 3:9 habivuga, naho tuhasanga ijambo ry'Imana bivuga ngo iki? Haragira hati kandi mboneke ko ndi muri we. Haravuze ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye, ntafite kwa gukiranuka kwanjye gushinze ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ahubwo mfite ukundi kwa kabiri ariko guturuka mu kwizera. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa n'iki? No kwizera. Ubwo urumva noneho hagaragaye gukiranuka kubiri. Hari ukwa mbere kwakoraga kunyuze ku mategeko Kristo Yesu ataraza, hari ukwa kabiri rero noneho ari nako kugezweho uyu munsi wakabaye gukurikizwa by'Imana, kuko niko kuri kugihe. Ariko guturu kujyana no kwizera. Kwiswe gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera. Gusa abantu bo ntibanasoma Bibiliya ngo bumve ibintu. Kuki abantu basoma ibintu bimwe bakumva aho ibintu bigarukiye? Nibatekereze ko ibintu bikora bigenda binonosorwa mu buryo runaka. Ubu iyo usomye somera n'Abakolosayi 2:16 twumva icyo havuga. Abakolosayi 2:16 naho tuhasanga ijambo ry'Imana. Ni bya bindi abantu birirwa bavuga by'amasabato n'ibindi
reka turebe aho birimo bibarizwa nabyo. Abakolosayi 2:16 nuko ntihakagire ubacira urubanza ku bw'ibyo murya, nuko ntihakagire umuntu ubacira urubanza ku byo mugira mute murya, cyangwa ibyo munywa, cyangwa bya bindi munywa, cyangwa ku bw'iminsi mikuru, cyangwa ku by'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi, cyangwa ku byo kuziririza imboneko z'amezi, cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba. None si ibi nijye byanditse, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ibi nijye byanditse. Abaroma 3:10. Wumve ko nabo biringira iyo mirimo bavuga ngo nibyo bizabahesha ubugingo buhoraho, mbereke ko barimo batakara ahubwo batigeze bamenya igikwiriye. Uyu munsi bashobora kwisanga bari mu kaga mu bintu batazi, kuko niyo mirimo ubwayo batayubahiriza. Abaroma 3:10 haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo, ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barononekaye, bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. None se niba bose bameze batyo, n'ayo mategeko hari babiyiringira ngo niyo bakurikiza, nyamara ubwami bw'Imana bukaba bukibabona nk'abadakora ibyiza, ubwo biringiye iki? Niki gishobora kubakiza? Somera mu Efeso 2:8-9. Abaefeso 2:8-9 naho reka tuhasome. Haravuga ngo iki? Kumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Haragira hati, haravuga ngo iki? Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu byavuye kuri mwe, ntabwo byigeze biva kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ahubwo ibyo mwiringira ko mufite byitwa gakiza mubikomora ku mpano y'Imana, nta nubwo byavuye no ku mirimo mwakoze itegetswe n'amategeko, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wakwirarira cyangwa ngo agire ibyo yirata, twebwe twubahiriza ibi, twubahiriza ibi, nibyo bizatugeza mu bugingo buhoraho. No, ntabwo ari byo. None pasiteri, ibi ni ibyanditswe murimo tugaragariza, bigaragaza ko mu by'ukuri uyu munsi nta muntu wakabaye agihagaze ku by'amategeko nk'uko ijambo ry'Imana riri kugenda ribidusobanurira. Ariko ntabwo kugeza aka kanya abantu, ukurikije intambara ihari hano hanze, ntabwo abantu baramenya impamvu umuntu wubahiriza isabato ari uvuga ko afite ubwami bw'Imana. Impamvu ni imwe. Icyo abantu bashingiraho, bagishingira ku magambo avugwa kandi ari mu byanditswe, ariko badasobanukirwa icyo yavugaga n'igihe cyavugirwagamo icyo ari cyo, n'abo cyabwirwaga kandi ari iki. Nsomera mu Gutegeka kwa 2:5 twumve icyo havuga. Gutegeka kwa 2:5 umva babwirwaga bari bande, ese kuki babibwiwe iki? Tusome duhere ku 12 kugeza ku 15. Ziririza umunsi w'isabato kugira ngo weze. Ni itegeko rivuga ryabwiraga Abisiraheli, ribabwira ngo ziririza umunsi w'isabato kugira ngo weze, uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse iminsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ari kuwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe wa Mwisiraheli we, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa inka yawe, cyangwa indogobe yawe, cyangwa itungo ryawe ryose, cyangwa umunyamahanga wawe ari kuri iwanyu, kugira ngo umugaragu wawe n'umuja wawe babone uko baruhuka nkawe, bagira bate baruhuka nkawe. Uyu ubwirwa ninde? Uyu uri kubwirwa ninde uko wabyumvise? Umwisiraheli. Noneho nsomera hasi rero gatoya. Yego. Kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cy'Egiputa. Uwo wari umuretwa ninde?
umwisiraheli n'uwo mwisiraheli kurikira cyane, kandi ujye wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Isiraheli cya Egiputa. Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. icyo cyatumye aka kantu wikarenga ako kanicyo urumva igukuye muri ubwo buretwa n'ibiki noneho hashoje havuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Urumva icyatumye Imana itegeka Abisiraheli kuziririza umunsi w'isabato ni uko yari bakuye mu gihugu cy'ubucakara, aho bakoraga bo bataruhuka, nyamara andi mahanga yo yararuhukaga. Aho bakoraga bataruhuka ishaka kubihera nabo kujya baruhuka, kuko ukoze wese agomba no kuruhuka. Ngiki cyatumye hakuziririza isabato. Ariko ibi ntibyarebaga amahanga yandi, kuko yo yarakoraga akanaruhuka igihe ashakiye. Noneho Abisiraheli batangiye kugenda babisuzugura ngo babitwara uko babonye, kuko bari baramenyereye n'ubundi kwirirwa muri ako mu kazi bakoreshwa n'ubwo bucakara, batangira no kwishyira nabo ubwabo no mu bwabo bwo gukora bataruhuka. Imana ibigira itegeko kuri bo, kuko byari bitangiye kwitwa nk'agasuzuguro. Ibigira itegeko iravuga ngo ukoze wese agomba kuruhuka, nuko nanjye nakoze igihe cyagera nkaruhuka, namwe mugomba kujya mukora mukanaruhuka. Ariko kuba umunsi w'isabato nibo bari babihawe kugira ngo nabo bige kuruhuka, ko nabyo ari ngombwa. Ariko ntabwo ibi byarebaga n'andi mahanga. Impamvu mwereka ko bitarebaga n'andi mahanga, ndebera hano mu gutegeka kwa kabiri ibice 4, gutegeka kwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 13, haravuga ngo iki? Tuhasanga ijambo ry'Imana rigira riti ababwira isezerano rye abategeka kurisohoza. Kandi abategeka kurisohoza abo ni bande? Abisiraheli. Niryo ya mategeko 10. Niryo ya mategeko ngahe? 10. Hanyuma ayandika ku bisate by'amabuye 2. Ayandika kandi ku bisate by'amabuye 2. Bande? Abisiraheli yarahaye ibyo. Zaburi 147 umurongo wa 19. Zaburi 147 umurongo w'19. Yego, haravuga ngo iki? Haragira hati umve abo babwiye amenyesha aba Yakobo ijambo rye, amenyesha Abisiraheli amategeko yandikishije n'amateka ye, kandi nta rindi. Amenyesha Abisiraheli amategeko n'amateka ye, yandikishije n'amateka ye, nta rindi shyanga, kandi nta rindi shyanga yagiriye atya amateka ye ntibayamenye. None bari kwiyitirira ibitari ibyabo kubera iki? Ibi ni iby'Abisiraheli, ngo nta rindi shyanga ngo yagiriye atya. Ariko se abantu ubundi barasoma bariga cyangwa bivuze ngo twe ntibitureba? Ntabwo bibareba, byari iby'Abisiraheli. Amenyesha Yakobo ijambo rye, abamenyesha amategeko n'amateka ye, kandi nta rindi shyanga yagiriye atya amateka ye ntibayamenye. Pasiteri, tuzagira ikindi kiganiro uzaba wicaranyaho kuri izi kamera n'umwe mu bantu bari inyuma y'amategeko cyane wubahiriza isabato. Muzamuzana. Nzamuzana. Oya, mufatanye n'abandi banyamakuru mu bantu mubazanye hano baze bagaragaza aguhati byanditswe, agaragaza ukuri kwe kw'impamvu begamiye amategeko badashaka kureba. Ariko se uragira ngo ibi nibyo ndebera mu gutegeka kwa kabiri 4 tegeka kwa 4 noneho wumve mbamara amazezi igice cya 4 umurongo wa 7 n'umunani. Umurongo wa 7 n'umunani haravuga ngo iki? Haravuga hati mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iri hafi. Urumva iki kintu ngo mbese hari ishyanga, ubwo ari kuvuga ndi mahanga. Mbese hari ishyanga rindi rikomeye rifite Imana iri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu tuba hafi iyo tuyambaje. Komeza.
kandi n'ishyanga rikomeye kandi n'ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka ryaba rifite amategeko n'amateka ahwanye n'aya mategeko yose ryaba rifite amategeko n'amateka atunganye ahwanye n'aya mategeko yose bashyira imbere uyu munsi. Ese muragira ngo tuvuge dusara? Iki ni ikiganiro Imana yari iri kugirana n'abantu abo Bisirayeli, abo ngabo babwirwa ko aribo bahawe ibyo bintu, abarindi ishyanga n'ayandi mahanga yigeze ahabwa. None uyu munsi abantu bari kwiyitirira ibitari ibyabo. Efeso 2:11. Efeso 2:11. Ihute njya no ku musozo kugira ngo babare amazeze rwose. Efeso 2:11 haragira hati 11 haravuga ngo nuko mwibuka yuko kera abanyamahanga ku mubiri abanyamahanga kuki ku mubiri bamwe bajya babyitirira bavuga ngo babaye ab'umwuka, ariko reka tubanze turebe abo b'umubiri abari bande. Abo bakebwe n'intoki ku mubiri, abakebwe n'intoki ku mubiri bita batakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano, ku cyitwa amasezerano byasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Mumenye ko mwari mu isi mudafite Imana rurema, ari mufite ibyanyu murimo nabo bafite ibyabo. Noneho rero reka tusoze twinjira aha hantu kugira ngo abantu bamenye noneho abiyita Abisirayeli noneho mu buryo bw'umwuka babaye Abisirayeli mu buryo bw'umwuka kubera iki? Ese bo ibyayo mategeko birabareba cyangwa bararebwa n'ibijyanye nayo n'icyabagize kuba Abisirayeli mu buryo bw'umwuka? Reka turebe. Yego, kubera ko ubu n'abahawe amategeko ya Musa si yakibatwara. Uraje ubibone Matayo 5:17. Umve kuko bamaze kugera mu kuba Abisirayeli noneho mu buryo bw'umwuka. Matayo 5:17 aravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Yivugiye yuko badakwiriye gutekereza ko yaje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, yaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. yaje kubisohoza. Gusohoza ni iki? Ni ukugeza ikintu aho kigomba kuba kigera. Cyamara kuhagera kuko ubuzima budahagarariye aho ugatangira ibindi. Abaroma 10:4. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 4 hari ijambo rigira riti kuko Kristo ari we mategeko asohoreraho, kuko Yesu Kristo ari we mategeko asohoraho, no kuvuga nibagarukiraho, niwe uhesha, kandi uwo ni uhesha noneho wizera wese ukiranuka. Bivuze ngo nyuma yuko amategeko yarangije urubanza rwayo kuri Kristo, hahita hatangira gukiranuka noneho kugiye kuzanwa na Kristo, guturutse muri Kristo, kutakiri ukwaye amategeko ahubwo kugiye kuzanwa n'ubuntu buturutse kuri Kristo. Ngo Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko, yego, agira ati ugukomeza azabeshwaho nako, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera ko kuvuga gutya kuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa kumanura Kristo, cyangwa ninde uzamanuka ikuzimu, bivuga kuzamura Kristo mukuye mu bapfuye. Ngo ahubwo kuvuga gutya kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera ibyo tubabwiriza, ko niwatuza akanwa kawe ko mvaka kana ko niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Urumva nta zindi manevure. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. 14 unyumvira aho hantu. Ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Ubundi kwizera Kristo nicyo kiba gitangiye guhesha agakiza. Kandi bamwizera bate batarumva? Urumva bakwiriye kubanza kumva no gusobanukirwa ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza. Bakumva bate ari ntawo babwirije? Urumva bageneye babanza kubabwiriza. Mubanze mukurikira iki kiganiro tubabwirize bisobanukirwe.
kandi babwiriza bate batatumwe? Urumva hakeneye intumwa zigomba kubanza gutuma ubutumwa nk'ubu zikabumenyesha abantu. 17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Bivuze ngo rero abantu nibareke kwitiranya ibi. Abaheburayo 10:1-17. Abaheburayo igice cyaho cy'icumi duhere ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 17. haravuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza, haratubwiye ngo ubwo amategeko yari igicucu cy'ibyiza byagombaga afite ishusho yabyo ubwabyo. Ubwo amategeko yari igicucu cy'ibyiza bizaza ariko akaba adafite ishusho yabyo ntabwo ubwabyo, yabasha gutunganya rwose. ayo mategeko ubwayo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, ibitambo bahora abatunganirishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abishaka kuko iyo abibasha bararorereye, subiramo aka kantu, kuko iyo abibasha bataba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo nushaka agarukiraho wijya kure. Aha rero urabona neza ko ayo mategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza ari byo Kristo. None Kristo yaraje, bivuze ngo ayo mategeko ntabasha guhesha rero agakiza, ahubwo agakiza noneho kagiye gutangwa nande? Uwo Kristo uje kuzuza byose. Nk'uko Efeso 2:11 havuga ngo Imana yadukuriyeho urusika rw'amategeko rwadutandukanyaga. Abakolosayi 2:13 Imana yadukuriyeho n'urwandiko rwaturegaga rw'imihango irukuzaho kurubamba ku musaraba. Bivuze ngo urupfu rwa Kristo rwo ku musaraba nirwo rwashyize iherezo kuri ayo mategeko. Noneho Pawulo Abaroma 7:4-6 hasomere twumve. Hari abantu bamwe bajya bavuga ngo amategeko yavuyeho ngo nariya y'imihango, ngo ariko ngo amwe yari mu nyuguti ngo 10 yo aracyariho, giye kubereka ko nayo yavuyeho. Ariko Abaroma 7:6-7 ayo nayo yageze agomba kurangirizwa. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata. Bushya bw'umwuka butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Ayo bavugaga y'izo nyuguti, ayo 10 niyo yari yanditse mu nyuguti. Andi birirwa baririmba ko yavuyeho iyo yari mu nyuguti. Bivuze ngo rero Pawulo arimo arerura ko tutakiri mu bubata bwa kera bw'inyuguti. None ubwo aravuga yayo. Pasitoro, uyu munsi hari abavuga ko icyumweru ari inyamaswa. Bo babikurahe? Abavuga ko icyumweru ari inyamaswa, banza unsomera Abaroma 8, Abaroma 8 kuva ku murongo wa 7 kugeza kwa 13. Abaroma bice byaho 8 ni 20 tugiye gusorezaho nkinjira kuri icyo ngicyo kumbajije. Umurongo Abaroma ibice byaho 8 umurongo wa 7 kugeza kwa 13 haravuga ngo iki? Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere. Abaroma 8:7. Hera ku 8. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora. Abaheburayo. N'Abaheburayo. 8:7 kugeza 13. Sondera mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 8 umurongo wa 7 kugeza kwa 13. Iyo rya sezerano rya mbere haravuze ngo iyo rya sezerano rya mbere ari ryo ririmo ibyo by'ayo mategeko n'ayo masabato ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi sezerano, kuko yavuze ibagaye iti, dore iminsi igiye kuza ni Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya, ubwo nzasezerana isezerano rindi rishya n'inzu ya Isiraheli kandi n'inzu ya Yuda,
ridahwanye n'isezerano nasezeranye ridahwanye n'isezerano n'abasekuruza umunsi nabafataga cya gihe ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye nanjye simbiteho niko Uwiteka avuga. Abaheburayo ibice byaho 8 umurongo wa 13 ngubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya ngibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. None muragira ngo tuvuge dusarare, mujye mubanza musobanukirwe iki byanditswe bivuga, mureke kwitwerera ibintu bitari byanyu. Hari abantu bagiye baza bahanura ibintu bumvikanisha ibintu nk'ibyo, ariko uyu munsi abizera barakizwa ku buntu bw'Imana binyuze mu rupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo. Muraza kumbaza rero muti se none ubwo amategeko byararangiye abantu bikorera ibyo bashaka, ubwo amategeko nyine yararangiye abantu basambane, bibe, batukane, bishiriraho? Simbabwira ngo mujye gukora mutyo, ariko icyo mbabwira nuko ibyo nabyo atari byo bibahesha agakiza. Ni mu byubahiriza, ahubwo ibyo murabikora nk'imico abana bakwiriye kugira mu rugo. Nta na rimwe uzabona umwana wa nyakubahwa umuyobozi w'igihugu agenda arya umuneke mu muhanda, kandi si uko umuneke ubiha, si nuko ari mubi. Kubera iki? Hari indangagaciro na kirazira by'abana mu rugo cyangwa by'abana b'ubwami akwiriye kuba ahagararanye. Bivuze ngo rero n'ibindi nabyo ni nk'uko. Ako kantu murakavuze munyibutsa ko hari ikindi cyorezo cy'abantu bitwaza ubuntu, ugasanga barakora ibyaha byinshi ngo ubuntu bwaraje. Aka kantu ni mukagarukeho gatoya. Iyo usomye mu Bakorinto harabivuga, herekana ko niyo mirimo dukora nayo ifite agaciro mu maso y'Imana. Kuko ntabwo nayo turi witerere iyo ngo tuvuge ngo nayo si ngombwa. Nayo irakenewe, kuko iyo ikiduhesha ni amakamba. Ntabwo iduhesha agakiza, ahubwo yiduhesha amakamba, cyangwa se kuzaba bakomeye tugeze mu bwami. Ari byo Yohana yavugaga ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Ubwami ni iki? Ni ukuzaba tware tugezeyo. Haravuga ngo buri wese yiboneze uko yubaka kuri urwo rufatiro. Ni Pawulo wabivuze. Ngo hari abubakaho urufatiro ninde? Ni Kristo. Ngo hari abubakaho rero izahabu, abandi bakubakaho ifeza, abandi bakubakaho imiringa, ngo hari n'abubakaho ibyatsi n'ibikenyeri. Ngo ariko umurimo w'umuntu wese, ubwo ni uri kugereranywa n'ibyo bintu biri kubakwa, ngo umurimo w'umuntu wese uzapimishwa umuriro, ngo niwe uzawerekana icyo gihe. Bivuze ngo umuriro nugera mu mazahabu, ngo uwo muntu azarushaho kuburiya, azabona inyungu nyinshi. Uwo wubatse imirimo imeze nk'amazahabu. Ngo ariko uwubatse ibyatsi n'ibikenyeri, umuriro nubigeramo bizashya. Noneho hasi hasoza avuga ngo nubwo uwo muntu azakizwa, akijijwe n'iki kandi imirimo yahiye? Akijijwe na cya kintu yaherewe ubuntu cyitwa agakiza ahawe ku buntu. Ibi byanditswe biravuga ngo icyo uhawe wabanje kugira icyo ugikorera ntabwo cyitwa icyo uherewe ubuntu, ngo kibe icyo uherewe ubuntu kuko ntacyo wabanje kugikorera. Namwe mwahawe agakiza ku buntu, kwiyitirira ibindi. Ahubwo ibyo bindi nabyo bishobora kuza, ariko ntibize bibahesha agakiza, ahubwo byo bikaza bibahesha icyubahiro kirenze. Kuko biriravuga ngo bahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri yo mu isanzure ry'ijuru. None se ubwo batarabikoze nabo bazaka nk'izo nyenyeri? Kandi bivugwa ku babikoze. Bivuze ngo mu ijuru abantu bazarutana. Hari bahagarara nawe uzicara imbere y'undi kubera ikizi. Hazaba y'abatware, bamwe bazaba ari abami, abandi baba batambyi, abandi baba abayobozi b'ibyiciro runaka. Bazagenda barutana bitewe. Hari n'abazaba ariyo bameze nk'abambaye ubusa, gusa banyurwe nuko bahawe amahirwe yo kongera kuvukirayo muri icyo gihe. Ariko uko bazaba bari, kuko uyu munsi haba abakire hakaba n'abakene, n'icyo gihe abantu bazarutana. Bijyanye noneho n'imirimo, icyo cyo noneho kizaba gikonta ku mirimo. Ariko ibyo bavuga iby'agakiza, agakiza ko guhabwa nakaguhesha amahirwe yo kongera kuvukirayo, akoko ugahabwa ku buntu biturutse ku kwizera Yesu Kristo, ukizera ko urupfu rwe rwabayeho kubwawe kugira ngo ukire. Nibyo Yesu yasobanuye muri Yohana ibice 3 ku
umurongo wa 16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera, umva ko kandi umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo bugira bute buhoraho. Abihawe n'iki? No kumwizera, ntabwo bihawe na ya mirimo itegetswe n'amategeko. Iyo mirimo yo iraza ariyo kumuhesha amakamba, ahubwo yiyongera kuri cya kintu ahawe bwa mbere cyitwa ubugingo buhoraho, ahawe agakiza. Noneho rero ingera kuri kimwe warubajije abavuga ko cy'umweru ari inyamaswa, bakavuga ko icyumweru rwose ari inyamaswa. Aba baribeshya cyane kuko icyo cyumweru cyarakoreshwaga mu byanditswe. Ndebera mu Kuva 12:16 twumva uwo munsi niba barawusengagaho cyangwa batarawusengagaho. Bareke kwitiranya ibintu. Hari n'umuntu uhagarara agahangaza akavuga ngo icyumweru ngo wakibona he ngo muri Bibiliya. Reka nze mbereke ko gihari kandi abizera bagiye bagikoreraho bivuye no ku bushake bw'Imana. Kuva 12 umurongo wa 16 haravuga ngo iki? Haravuga ngo kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira. Uwo munsi wa mbere nuwuhe? Ni uwa mbere w'isabato. Uwa mbere w'isabato. Ari wo ku cyumweru. Kuko hari isabato hakaba uwa mbere w'isabato bigakomeza bikagera no kuwa nyuma. Noneho rero reka turebe ku munsi wa mbere, kandi ku munsi wa mbere mujye muteranira ku biteraniro ryera. No kuwa karindwi ubwo niho sabato nyine hazaba iteraniro ryera. Urumva iyo misi yombi uko ari uwa mbere n'uwa nyuma n'uw'isabato ari wo wa karindwi bagiye bateranira ku biteraniro ryera. He kugira umurimo wose ukorwa icyo gihe, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi, keretse umurimo w'inda y'umuntu wese uwo wonyine aba ari wo mukora. None se baragira ngo tuvuge dusara? Biraboneka neza cyane ko uwa mbere w'isabato n'uwa karindwi ari wo sabato bakwiriye gutera. Uwo munsi barawusuzugurira iki? Umunsi Imana yatangiriye gukora nicyo twita weekend yose muri iki gihe. Kuwa gatandatu no ku cyumweru. Icyo twita weekend nicyo yababwira. Noneho ndebera Abalewi 23:15. Abalewi 23 niba utarahagera reka mpasome umurongo wa 15. Yego. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo kandi mujye mubara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato. Ubwo muhereye ku cyumweru nyine w'isabato. Mugire mute? Umunsi mwazaniyeho umuganda w'ituro yo kuzunguzwa. Mubare iminsi y'amasabato 7 itagabanije. Mubare iminsi 50. Mugeze ku munsi wa mbere w'isabato ya karindwi. Maze muganurire Uwiteka ituro. Urumva ko uwo munsi ari umunsi w'icyubahiro. Ni nawo munsi bajyaga baganurira mu Uwiteka. None uyu ni wo munsi wo gusuzugura. Kubara 28:16 vuba. Kubara 28:16 haravuga ngo iki? Haragira hati mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako wa 14 hajye habaho Pasika y'Uwiteka. Urumva komeza. Umunsi w'uko kwezi wa 15. Ku munsi w'uko kwezi wa 15 atangirireho iminsi mikuru. Aba ari utangirwaho iminsi mikuru. Bajye bamara iminsi 7 barya imitsima. Itasembuye. Hanyuma ku munsi uyitangira. Ku munsi wa mbere ubwo uyitangira. Muteranira ku biteraniro ryera. Mukagira umurimo w'ubugaragu mu gukoraho. None se muragira ngo bigende bite koko? Kuki musoma ibintu bimwe mukagarukiraho ntimurebe n'ibindi ngo musobanukirwe iki byanditswe bivuga? Kubara 29:13 ngo kandi mujye mutamba ibitambo byoswa bikongorwa n'umuriro by'umubabwe uhumurira Uwiteka neza ku munsi uyitangira. Ubwo urumva icyo bivuze? Ku cyumweru nyine kuwa mbere w'isabato. Ku munsi uyitangira mutambe ibimasa by'imisore 15 n'amasekurume y'intama 2 n'abana b'intama b'amasekurume 14 bataramara umwaka mu bitambe bidafite inenge. None se abo barimo bagenda bavuga ko uwo munsi w'icyumweru atari umunsi w'Imana,
barabivuga bashingira ku ki? Kuko witwa Sunday. Yes, ni umunsi w'umucyo nyine, ni umunsi w'urumuri, kandi urwo rumuri ni Kristo, kuko niwe wiswe izuba ryo gukiranuka. Ngo ariko mwebwe abiringiye Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabamurikira rifite gukiza mu mababa yaryo. None iryo zuba ryo gukiranuka ni irihe ritari Kristo? Kuki mudasoma ngo musobanukirwe amarenga y'iby'ubutumwa bwiza buvuga? Mureke kwitiranya ibintu, kubera ko ndimo ngana ku musozo. Ibyanditswe birabyerekana neza, birabyerekana neza, byerekana ko uwo munsi ari nawo munsi Kristo Yesu yazutseho. Nibyo nari ngiye kubaza, ndetse no mu isezerano rishya naho cyane rwose barabishyigikiye cyane rwose. N'intumwa zawuteranagaho maze kanswe twebwe. Matayo 28 twumve icyabaye. Matayo 28 rimwe kugeza 7 vuba vuba. Haravuga ngo iki? Matayo 28 rimwe tugere kuri 7 haragira hati, nuko umunsi w'isabato ushize. Ngo nuko umunsi w'isabato ushize, ngo byari bitangiye no kuwa mbere y'iminsi 7 ariko ku cyumweru gutambika. Hashize Mariya Magadalena, na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi. Icyo gihe habaye igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ni igihe Yesu yazukaga, hari ryari? Uwa mbere w'iminsi 7. Luka 22:19. Luka 22:19. Cyangwa kugira ngo bitadukerereza, ndebera ibyakozwe n'intumwa 20:7 twumve niba bizera bo hambere uwo munsi barawuhaga agaciro cyangwa bataruhaga. Ibyakozwe n'intumwa 20:7 haravuga ngo iki? Kuwa mbere w'iminsi, haratubwiye ngo kuwa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyagura imitsima. Urumva ko bateranye ku munsi w'umwami wabo yazutseho, umunsi barongeye bagakiza. Kuwa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyagura imitsima. Pawulo arabaganirira ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ye ageza mu gicuku. None se tutagiye kure wenda ngo njye muri byinshi, kuko mfite henshi cyane nabereka. Na Yohana ugaravuga ati, ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana atangira guhanura kwe, yavuze atanga amakuru y'ibyabaye ko yari ku munsi w'umwami wabo. Uwo munsi wari ryari? Ni umunsi yari yarazutseho, baronyeyeho agakiza. None abantu barimo barareka guha agaciro umunsi bacunguriweho, baraguma kwiyitirira ibyari byarahawe abandi. Nimutandukanye ibintu. Kuki iby'Imana yahaye icyubahiro mwebwe mudashaka kubiha icyubahiro? Mureke kuyoba, mubanze musobanukirwe iki byanditswe bivuga. Biravuga ngo ntawe atanga icyo adafite. Mubanze mwicare hasi mwige musobanukirwe. Mureke gucira imanza n'abatabanga bagacirwa urubanza. Ndumva rero ntagiye kure. Yego, murakoze cyane. Nasoza mbabwira ngo rwose abantu biringiye ubuntu bw'Imana nta cyaha bafite, nta kosa bafite. Ahubwo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko, mu Bagalatiya 3 haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivuge. Ngo kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira gukora ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Ngo biragaragara rero ko nta muntu ushobora gutsindishirizwa n'amategeko imbere y'amaso y'Imana, ngo ahubwo bahazabishwaho n'iki? No kwizera. Reka tubashimire Pasiteri ku busobanuro bwiza muduhaye ku kigendanye n'amategeko n'ubuntu, isabato ndetse n'icyumweru. Ndahamya neza ko abakunzi bacu basobanukiwe, ariko kandi ntibikuyeho ko mu gihe waba utasobanukiwe, hari ukwandika muri komenti. Ushobora kwandika muri komenti ukavuga uti ngewe hari ibyo ntasobanukiwe, mwabwira umushumba akazongera akagaruka ahangaha akabitufasha. Arahari, kandi no muri komenti ajya basubiza iyo mwanditse ibyihutirwa, arabibasubiza mukabasha kwisobanukirwa. Ariko tugana ku musozo, reka tumuha akanya yanzure
namara kwanzura aranabaha kontakite ze kugira ngo n'uwakenera kumuvugisha mu gikari agira ibyo amusobanuza abe yamusobanuza. Urakoze cyane nyakubahwa Alfred. Muri uyu mwanya ndanzurira muri iyi mirongo igera muri 3 gusa kugira ngo murusheho gusobanukirwa ko mutakizwa binyuze mu mategeko, ahubwo mukwiriye gukira binyuze mu mwagiriwe. Imigani ibice 20:9 haravuga ngo ninde wavuga ati nige wiyejeje ubugize icyaha cyanjye? Nta n'umwe. Ntawe. Kabiri, Imigani 30:12 haravuga ngo hariho abantu biyita intungane kandi bataruhagiweho ibyaha byabo. Urumva? Niyo mpamvu abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bagiye kubibivume kuko baretse uwakaba yabahesha kwagukiranuka nyirizina. Umubwiriza 7:20-21 hasoza havuga ngo nta mukiranutsi uri mu isi ntacu. Aha rero tutagiye kure nibi byanditswe bitubwira muri Yohana wa mbere hatubwira ngo nituvuga yuko nta cyaha tugira tuba twishutse ndetse n'Imana tuba twise inyabinyoma, nko kuvuga ngo yaduhaye Kristo ngo adukize twe twari dushoboye kwikiza kuko imirimo yacu. Bivuze ngo niba rero nta washoboye kwikiza cyangwa nta n'uwakwikiza kuri ibyo, niyo mpamvu hakenewe Kristo Yesu ngo akize abantu abahera ubuntu binyuze kumwizera cyangwa se kwizera icyo bakoreye. Cyane ko nta n'uwashobora kujya imbere y'Imana ngo akizwe imbere y'Imana hatabayeho kumena amaraso. Ibyanditswe biravuga ngo nta maraso amenetse nta kubabarirwa ibyaha. Aha rero birerura neza ko amaraso yamenwaga mbere y'amatungo runaka, uyu munsi si yakiri kumenwa ahubwo hamenwa ya Kristo, kandi ibyo byakozwe rimwe bibi byiteka kugira ngo uwizeye ayo maraso ya Kristo ko amubereye igitambo kimuhesha agakiza azajya akiranuka nk'uko na mbere bananiwe amategeko bakajya bakizwa kurya ibitambo. Uyu munsi igitambo dufite ni Kristo. Niba utiringiye Kristo ngo abe ariwe wagukiza ukiringira imirimo yawe, ubwo uraza no gukenera bya bitambo byo hambere aba ari byo bikumya kugukiza. Niba ari ntabyo ufite, Imana yo ntisuzugura icyaha. Uko wowe ureba icyaha ukagisuzugura ukumva kiri burangirire kuri ibyo gusa wakoze, menya yuko ku Mana yo atari ko bimeze. Yaciye iteka ivuga ko amaraso atamenetse nta kubabarirwa ibyaha guhari. Bivuze ngo icyo kintu nimutacyumva muri ubwo buryo muraba musigaye, kuko uku niko kuri. Abalewi 4:27 haravuga ngo nihagira uwo muboroheje ukora icyaha kitari atakitumye ngo cyo mu by'Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza, agenda arebe igitambo runaka gitamba. Mubisome neza muraza kubyumva. Abaroma 3:19 hakavuga ngo tuzi ko amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ngiyi nshingano y'amategeko ni ukwerurira abantu, kwereka abantu ko ari abanyabyaha bakwiriye kwitegura ko kuba bakeneye umukiza, kandi umukiza yaraje. Bivuze ngo niba yaraje rero agakiza turi kukarongera muri we. Abaheburayo ibice 9:22 ngasoza havuga ngo ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Mwakire ijambo ry'Imana. Ndumva rero abakeneye kwiga mukomeze mwige, kandi ibi biganiro mukomeze mubikurikirane, bizabafasha. Uwagira ikibazo akibaze, amategeko ari hano. Pasitoro usoje ugira utuwagira ikibazo akibaze, ashobora kukibariza kuri komenti, ariko ashobora no kukibariza mu gikara bavugishije kuri telefone. Mwabaha kontakite zanyu. Nimero zanjye ni 0783 667 366 10 0783 667 366 10. Reka tubasabe musenge Imana, musengera umuntu wese ufite ishyaka ryo kugira ngo arusheho gusobanukirwa ijambo ry'Imana ndetse no kwemera kuyoborwa n'ubuntu bwa Kristo, n'abatarizera Yesu Kristo abahe kumwizera. Mwadusengera Imana. Data wa twese uri mu ijuru mwiza, Mana y'ukuri yo kwizerwa, abana bawe turi imbere kongera kugushimira kuko ukomeje kuduhumekera, ukomeje kuduha gusobanukirwa icyo byanditswe bivuga, kandi turagusabye n'abatarasobanukirwa ukomeze ubaganirize kugira ngo barusheho
gusobanukirwa ibikwiriye. Tuguciriye bugufi twongera gushimira kubw'igitambo cyatanzwe ku bwacu none n'iteka, kugira ngo twese tubashe kubohoka no kugubwa neza kubw'icyo gitambo. Gumana natwe rero, byose bibe mu byemezo bikomeza, bishyireho ikimenyetso cyawe, nanone kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.